gufashwa ariko nyine kubera ko turi kurwana n'igihe reka dusabe Pastor Nundi ashima Imana tubone gukomeza. Mana twongeye kugushima ko kuri uwo gushima
ushimiye uyu mwanya mwiza wongeye kutwemerera kugaragara muri ibi birori. Ushimwe kandi ushimwe hejuru. Wagize neza, watangiranye natwe dutangira. Ngwino ukomeze ubane natwe datugira neza, tukubone dukomeze twumve neza yawe, kandi ukomeze mwami mwiza unezezwe n'ibiganiro byubaka imiryango dukomeza kuvugira. Ngwino utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe. Icyubahiro nigikomeze kibi cyawe none n'iteka ryose kuba wese umucunguzi. Imirimo yabo ariko abandi bose bagumye kujyana. cyane. Iki cyari igitambo cy'ishimwe. Wamwita Gasizi. Yitwa Ndeza afite ubukwe.
amasezerano iyo uvuze birazana naco bakoze dufite amashimwe mu mitima kubw'ibintu Uwiteka akoze kuwatugejeje aya magingo naco twakoze naco twatanze n'ubuntu bugeretse kuwundi twagiriwe n'Uwiteka Imana n'ubuntu bugeretse kuwundi twagiriwe n'Uwiteka Imana dufite amashimwe mu mitima ibintu Uwiteka akoze kuwatugejeje aya magingo Mana we naco twatanze naco twakoze dufite amashimwe mu mitima ibintu Uwiteka akoze Itumye twakira umukwe n'umugeni